पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करो आए कुछ कुछ होता है humura ihangana ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama. Yeah man, this is the Live Agaban, the Superman wa Bugoyi kuva ku Butare Media guys. Are you ready? Uyu munsi rero reka dutangire dushimira wowe wisanze ku Butare Media. Dusabe wowe utarakanda subscribe umanzi wakande nawe wamaze kuwakanda kandi kanda like utwereke ko turi kumwe usangize bagenzi bawe iki kiganiro ubundi twibanire umunsi ku munsi nkuko twababwiye rero kuri kamera z'Ubutare Media. Murahabona umuntu w'umugabo n'umusore si Juice niba ari umupapa niba ari iki araza kutubwira man vipis ya ibintu meze neza jewe mubonanga nitwa Mufana aba ndi umuhanzi umunyarwanda utuye Gisenyi Rubavu ya ndabasuje cyane abantu banjye ndabakunda naririmbye indirimbo abantu bakunze benshi yitwa Mama ndakeka ko ariyo mpamvu nyamukuru yatumye ndanga kuri Ubutare Media nifuje ko tuganiraho abantu nkayibaririmbira bakayumva kabisa man ko mbona nta vibe se kuko nje ayikura ya niko mba nimereye ariko iyo bigeze mu gihe cy'igikorwa umuntu ahita ashyuha agakora uyu munsi biraza kugorana cyane biraza no gutungurana cyane kuko appearance irajajinga urabona ko Peta asa neza yambaye neza cyane ese bro ubundi wambariye hehe ubundi nambitswe na Amika Shop. Alright, Amika Shop. Ubwo nawe arakureba turamushituje nawe. Okay, reka dukomeze rero utangira umaze kutwibwira mu bintu bya hajya babyita bya Kinyarwanda. Sibyo? None ugiye kutwibwira nk'umuntu w'umuhanzi. Abantu baguteza amatwi ubundi amazina yawe urayatubwira noneho uyatubwire mu buryo bw'ubuhanzi. Yes. Umanze wumvishe n'abandi bantu ati yawe ngiteye ite. Yeah. Oh mama wanyuze muri byinshi cyane bitari bikoroheye uremero binyuramo. Oh mama ukoze ingendo nyinshi turi kumwe amezi 9 mfashe utananirwa unuri ntwari by'ukuri waremeye ukora ibikomeye nigutera ibikomere usabiza sigukomeye. Oh mura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama. Humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama. Yo ati mama bamwita mufana rwose uyu munsi ndabona araza kuza gutuma twese tumera fresh twirirwa neza. Umuntu wese wakubonye hano ku Butare Media araza kuryoherwa think so. Sasa mufana bundi ni muntu ki mufana tugiye mu bijyanye na music mufana afite indirimbo zingahe ubu tuvugana? Mufana no muhanzi nkuko yababwiye
Mufana ni umuhanzi nk'uko yababwiye, mfite indirimbo nyinshi, ariko mu gutegura urugendo rwanjye rw'umuziki ntago nahise zose mbikorera icyarimwe ngo nshyire ku karubanda, zose nyine nzisohora. Hari project zimwe na zimwe mbitse, hari zo zanditse, hari izirikodinze, ariko nk'uko babibonye nakoze YouTube channel imaze amezi hafi 5. Ubwo ndaje ndi gutegura uburyo ki dukomeza kubahereza ibyo tubahereza, kandi abashimiye cyane. Nabonye baranyakiriye n'urukundo rwinshi, channel yanjye barayikunze. Abafana banjye ndabakunda cyane kandi abashimiye. Ngiye gukora umuziki weruye noneho kabisa, hagiye kuzashya. Bro Mufana ati iyi 2025 ndaje mbice, ndaje mbatwikisha imiziki imeze neza cyane. None se Mufana, tukibwira abadukurikiranye abari ahangaha ku Butare Media, tukibatangira kubabwira ibijyanye n'urugendo rwawe rwa music, ubundi gute wisanze mu muziki? Biragaragara uri umwana uri cool, umwana usa neza, umwana utuje. Ubundi ni gute wisanze muri uru rugendo rwa music? Ese byaje gute kugira ngo utekereze ko waririmba? Ese wabwiye niki ko ushobora kuririmba, ufite impano yo kuririmba? Ndamanza nsubiza ikibazo ubajije inyuma ngo kubera iki nisanze nkunda kuririmba. Reka ngumare amatsiko. Buri muntu wese kuri isi ni umuhanzi, ni umuririmbyi. Ubundi umuziki ufitanye isano n'ubuzima. Uzi neza ko ufite umutima utera, ubu uri umuhanzi, ubu uri umumizisi, kuko umutima uko utera n'amaraso uko atembera mu mubiri, ibyo ngibyo nabyo ubwabyo ni umuziki. Rero music is everywhere. Umuziki bidukikije usangamo. So rero njye ndabikunda cyane kandi mbifata nk'ubuzima. Uko byatangiye rero, nari umwana ko nkisanga nkunda umuziki by'agahebuzo cyane. Ndabyibuka umunsi umwe ngiye segonderi, papa yarabimbuzaga cyane iby'imiziki, ariko nibwo nadecidinze kuvuga ati noneho imiziki nyikore, nkazajya bitangira ndirimbira abanyeshuri twiganaga indirimbo z'ibihinde, bakazikunda pe, bakazikunda. Noneho nahereye tukira aho ngaho rero, banza dukubitire akaboro k'igihinde gato, tumaze twumva ibyo bintu, tubwire ubundi bimeze bite. Kantu k'igihinde gato twumve abantu uburyo baraza kujajinga. Ni ibintu tubwiye ko ari byo ko हर गरीब बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पर यहाँ जी पर जियो जो है समा, कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है रूप जिंदगी, हल पर यहाँ जी पर जियो जो है समा, कल हो न हो। ahita abakunzi b'ibihinde rwose uyu munsi ntago tumurekura, ntago turi bukurekure bro. Bamwita Mufana aka Khan. Tubabarira dushirira kandi gahinde kamwe amasegonda make, ubundi dukomeze na interview yacu. तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। यामन yo alright, twari turi ku ngingo ivuga ngo ese ubundi kugira ngo winjire muri music byaje gute? Wari ukitubwira ngo wakundaga imiziki y'ibihinde, nicyo twari dukomojeho tubwira abakunzi bacu ko twabumvisha n'utwo duhinde bari bakumbuye.
wakomeza rero tubwira ubundi kugira ngo winjire muri music officially uvuge ngo naririmba nakora music nakora audio nakora video ubundi byaje gute dusangiza urugendo rwawe rwa music muri make. Nkuko nari nabivuze ngiye nakoze imiziki niga from senior 1 naririmbira abantu ibihinde bakabikunda ubwo nibwo nagize igitekerezo cyo kuvuga ati okay ubundi indirimbo zandikwa gute ko ngiye niyumvagamo ko nakandika indirimbo nkazikora even mu rugo papa atabishakaga numvaga ko nazaba umuntu ukomeye ariko utari umunyamuziki na decidinze rero gufata indirimbo y'igihinde bita ni igihinde kiri muri filime yitwa Ashik kabiri nahise nshishuramo akantu rero nanjye ndandika kameze nka tapi nandikiramo amagambo y'ikinyarwanda ariko melody ari igihinde mpura n'umuproducer wa mbere bitaga Shanedi aramfasha acura akantu k'akabiti tukora indirimbo yitwa uwo nakundaga. Ni gutyo rero umuziki wanjye watangiye abantu barayikunda then nkora indirimbo ngeze mu wa gatatu yitwa Far Away n'indi ya kabiri nari nakoze mu wa kabiri. Ubwo urumva urugendo rwa music rwatangiye from senior 1 ariko ntabwo ariho navuga ngo izingiro ryabyo kuko nyina mbere yaho gato narabikundaga nkanabikora cyane kabisa. Yes, twabyumvise urugendo rwa music rwawe from senior 1 ubu ngubu ubundi uri kutubwira senior 1 ariko ntago tuzi senior 1 ubundi ubu ngubu uri senior what? Ni birebire cyane. Wiga uracyari umunyeshuri cyangwa se warasoje amashuri nicyo nashaka kuvuga? Njye narasoje. Okay, right. Kuba warasoje ni byiza cyane. Ubu ngubu uri muri music, abakunzi bawe bamenye ko uhari cyangwa se ufite ase ubundi nyuma y'akazi ka music, nyuma yo gukora music ubundi ukora ikindi ki? Navuga ko ikindi kintu nkora nyuma y'umuziki no gufiringa umuziki. Ubuzima bwanjye ni umuziki nta kindi kintu nkora. Yes, uratubwiye ngo ubuzima bwawe ni music. Nkomeza nibutsa abakunzi b'Ubutare Media ko uyu nguyu bamwita Mufana cyangwa se Mufana kan ubwo itibiri dipende n'uburyo byumva gusa kuri YouTube channel ye bamwita Mufana na Mufana official. Mufana. Wahagera ukareba imiziki yiwe nawe imiziki mwiza cyane. Then dukomeze sasa watubwiraga ngo ubu ngubu nta kintu ukora music. None se turabizi ko music isaba ubushobozi, music isaba time, isaba ubushobozi, isaba ibintu byinshi. Wowe ukura hehe ubushobozi ko kwishyura producer, ukishyura director, ukishyura birankenerwa kugira ngo tubone wasohoye indirimbo nziza iri standard kandi imeze neza kandi tubwiye ko nta kintu ukora? Waba ufite abaterankunga bavyinshi inyuma cyangwa se hari ubundi buryo? Umuterankunga wa mbere ni njyewe ku giti cyanjye. Passion mfitiye umuziki ubwaho. We've no jobless. We've no job. Bamwita Mufana aratubwira ngo nta kintu akora nyuma y'umuziki yangiza akatubwira ngo niwe witera inkunga. Ubwo ibyo bintu tuza kubigaruka. Ni njyewe n'abantu bake ubundi muri ubuzima ukenera abantu banyabo kugira mukomezanye urugendo. Hari abantu nshimira cyane bamfasha cyane pe mu muziki harimo umugabo bita Tom Brezi ndamushimira cyane byimazeyo n'abandi bakeya. Rero umuziki ntabwo ukeneye igiciro cya hatari, icyo ukeneye ni ukukunda no gukora ibintu abantu bakunze. Ye ninkora ikintu abantu bakunze ntabwo none se hari ushobora gushora amafaranga menshi cyane ariko nyine agakora product idashobora gufitinga abantu bo hanze. So bari cyane kandi benshi rero icyo mfite n'abafana nambashimira cyane urukundo banyeretse nkora cano mu mezi make gusa bakaba bayigejeje hafi muri 2K. Baranshyigikiye ndabafite nzabaye ibintu byiza kandi bashaka. Okay, Mufana tukigufite hano hanga kuri studio z'Ubutare Media kuri kamera zacu abantu barakubona rwose hari n'abari kuza inbox
batubwira ngo wa muhanzi w'ubushize mwazamugaruye mwazagize ute. Uyu munsi rero turavuga ati Ubutare Media tubategurira ibintu byiza kurusha bya bindi byiza. Alright, none mufana batubwiye ko ukoreye imiziki yawe mu karere ka Rubavu. Hari nk'abahanzi byibuze uburyo ufata abahanzi mukorana nyine mu karere k'iwanyu ka Rubavu. Watubwira nk'abahanzi batatu mu karere ka Rubavu n'abashoboye ibyo bintu. Abahanzi batatu wowe uvuyemo katubwira abandi batatu kuko wowe ubwo nujya gushira gukora liste baratubwira ngo mufana kandi we turagufite ni uri kubivuga. Abahanzi batatu mu karere ka Rubavu uvuga ngo uyu nguyu akorera umuziki mu karere ka Rubavu ariko nubwo yewe wenda ari successful cyangwa atari successful wowe kubazi abahanzi batatu barenze uvuga ngo abangaba barashoboye barenze batakiba muri Rubavu cyangwa batistiri bakiri. Oya navugaga mu bariro ko mu karere k'iwanyu ndaza kukubaza n'abari kuri standard. Jye umuhanzi wa mbere w'ibihe byose n'undi ni Tom Breeze mu karere ka Rubavu. Rimwe Tom Breeze, kabiri ni umuhanzi bita Campus Zero, gatatu Haji P. Alright, Haji P ni umuraperi mwiza rwose urimo neza nanjye aho ngaho ndashona. Okay, twagiye sasa mu gihugu cy'u Rwanda abahanzi batatu b'icyitegererezo uvuga ati uyu muhanzi anyemereye collab namukoropera inzu cyangwa se nkazajya mufasha muri East Africa. Oya mu Rwanda. Mu Rwanda ngewe umuhanzi nkunda mu Rwanda twakorana, reka tubikore nka quick question kugira ngo utatubeshye. 1 Bruce Melody, 2 The Ben, 3 Joe West. Okay, right. Bruce Melody, The Ben na Joe West nibo bahanzi b'icyitegererezo cyawe mu gihugu cy'u Rwanda. Sasa umuhanzi role model wawe, umuhanzi uvuga ngo nge ndaririmba ariko ndashaka kuzaba nk'uyu nguyu niyo namurenga ariko nkazaba nkawe. Ndakeka ko mu Rwanda ashobora kuba nta urimo, ariko umuhanzi role model wanjye wa cyane ni Diamond Platnumz according to his struggle. Nkunda ukuntu yabikoze kandi akaba yaracivinze ibyo yarashaka kugeraho. Okay, agize ati Chibudenga babalao zombi wa mazombi. Diamond Platnumz ni muhanzi wawe ukunda kandi ubonamo icyitegererezo. Nanjye ndakwifuriza ngusabira Imana ko yazabigufashamo ukaba wanamurenga rega biranashoboka uracyari muto. Yes, noneho ahangaha utuganije urugendo rwa music yawe, utubwiye uko watangiye. Iyo ubibona uko aho bigeze ubona umuziki wawe ugeze hehe, then uhita unatubwira tugana ku musozo tubwire ngo wifuza ko umuziki wawe ugera hehe. Navuga ko umuziki wanjye ugeze ahantu heza pe. Icyambere nishimira ubwanjye nuko hatabayemo gucika intege. Rero muri struggle nagerageje guhura n'abantu batandukanye bakangira inama, noneho ubu ngubu natangiye murabibona ko nanakoze channel kandi ndifuza ko umuziki wanjye ugera ahantu hashimishije ukarenga nyine Rwanda ukagera East Africa ukaba wakomeza ku rwego rwa Africa binyuze mu kuba nasharinga n'abandi collabos kandi abizi ko bizagenda neza cyane. Honestly ibyo ni ukuri. Okay, uratubwiye ngo umuziki wawe aho ugeze tubirebere kuri channel yawe ya Mufana Official, then aho ushaka kugera ushaka ko uba worldwide ukagera ku isi yose. Reka twihuse rero abantu turege komeza kubakonjesha. Hari indirimbo twabonye kuri channel yawe yitwa Mama ni indirimbo ufata gute uyivuga yiki? Nari maze igihe kitari kinini cyane kandi kitari gitoya ntaba mu rugo, ariko najyaga mvugana na mama nkumva struggles arimo zitewe n'abandi bantu ku ruhande, bituma mva aho nari ndi Kigali ngataha mu rwego rwo gusapotinga my mom. Indirimbo wayituye mama wawe ukubyara tuzamuke gato twumve ingene uvuze mama wawe, ariko natwe dufite ba mama n'abandi bafite ba mama, natwe reka twiture ba mama bacu twumve uko bimeze. Here we go. Mama wese muri byinshi cyane bitari bikoroheye uremera ubinyuramo. Oh mama ukoze ingendo nyinshi
byinshi turi kumwe amezi 9 umfasha utananirwa bonora impari by'ukuri waremeye ukora ibikomeye bigutera ibikomere gusa biza sigukomeye humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama yeah mama ndagukunda mama aiwe mama oh na 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 mama aiwe mama ndagukunda mama oh yeah humura ayo marira azakama ibyo bibazo bizashira wowe komeza wihangane yeah nukemere kuneshwa n'ibigeragezo wowe komera ubirute mama ubwo nibwo butwari oh na 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 humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama humura ihangane ndigukura nza gukorera ibikomeye bikuvura ibikomere mama yo abamama bose ndakabatuye cyane bagereye barebe mama bayumve ni message nziza cyane inkoze ku mutima ranjye ndumva narira yes nuko namtisigirira nyine nako intare sorry ngewe yabyimbye kubera kuntu gamanukaga gari kujamo gatemberaga munda okay tukigufite hano kuri kamera z'Ubutare Media ndashaka ngo dufate iminota amasegonda isegonda ku ndirimbo zawe nyine ufite ziri hanze uririmbira abakunzi bawe then ndagaruka tugusaba kugira icyo usaba abakunzi bawe icyo ubwira inshuti zawe ubundi turebe ko twakurekura ukajya mu kivuda byo narigize ngo sinyikundana none dore umwana araje antwaye umutima nari naragigiye ngo nta myaka 100 none dore aranyigaruriye yankunze atarebye kucyo ndicyo n'uwundi we nabonaga umutima ufite byinshi uhishe nabonaga mu maso he hazenga amarira sinkamenye ko ari jye yihebeye say I'll be the one who you need in your life wallahi mbesha n'abandidaje ni wowe nshaka kuzambera my wife cause I know you know that yeah I wanna take you to my mom cause you get up on my affections right now sin a quick controller I'm already for in your love yeah tuzajyana far away my darling yeah tujye kurya life far away oh baby you the one in my life yeah uruwagaciro mu buzima bwanjye oh no ni wowe nzahora nkunda forever I can't live without you, my only one. No, oh, nubwo nazenguruka isi yose sinabona umwiza umeze nkawe, my darling. Oh, you're the one and only mu buzima bwanjye. Oh, sinakwanga habe n'isegonda rimwe, baby. Tuzajyana far away, my darling.
tujye kurya live far away. Everyone say far away. Far away. Yeah. Niyo hantu nza kujyana far away. Oh my love, kurya ubuzima far away. Yeah, yeah, yeah. Ukaraga ifiriti far away. My love, yeah, that's right. Okay. Gusa ntabwo ariyo yonyine, hari n'akaririmbo tena natuye abantu b'abahasla cyane kitwa ngo ibitubuza kwishima tujye tubigendera kure. Njye nasanze iby'iyi si nta gaciro bifite, biturisha imitima, ababisha bakishima, nyuma nabo bakisanga mu mukino w'ubuzima. Mbona icyiza rukubana, ntibatugana ku mana, n'abigira abahanga bajye bakora umwuga. Mbona icyiza rukubana, ntibatugana ku mana, nibyo byose bidutanya, tubishakire gata. Alright. Yeah, man. Nagukunze sinakurekura, wamukunze ntiwarekeraho kumureba. Wageze ku Butare Media ntiwahava tukuzanira ibyiza mu bindi byiza. Umusore bamwita Mufana official, gusa abamuzi bamuhamagara Mufana Khan. Alright. Ese bro, ubundi akazina ka Khan ubundi bito? Numvise ari abantu barinyita, I don't know the reason why they call me Khan, ariko ubwanjye njye nitwa Mufana. Izina rya nyaryo nitwa Amza, amazina nyine mama yanyise. Mufana Amza Khan. Mufana Amza Khan, ubwo ndirimba nk'abahinde buri abantu benshi ko bakunda kumva. Okay, ni Salman Khan, Amir Khan, ibintu bya Khan, Boso Khan, Shahrukh Khan, ibintu nk'ibyo. Reba muri kamera n'amaso yawe, gusaba akantu gato. Reba neza ariko. Reba neza nka Khan. Reba uriya muntu uri kukureba muri kamera, mumwitegereze neza, muhuze amaso. Ndakubona kabisa. Mumbwirire ikintu kimwe. Ijambo rimwe gusa wamubwira uriya muntu uri kukureba. Rimwe gusa. Ndagukunda. Okay. Kandi ati arabakunda. Natwe ku Butare Media turabakunda cyane, mukaturu Butare Media. Reka dusabe wowe utibutse gukanda subscribe, hagera uyikande naho hasi, ukande like, usharinge, ushire muri comment, ubwira abashuti bawe ko Ubutare Media tubazanira ibintu birenze. Ubundi Gendi Deliver Gaban the Superman wa Bugoyi kuva ku Butare Media niho nsangwa, tubazanira ibyiza birenze umunsi ku wundi. Reka tubwire kandi ngo bye. Ndabakunda, bye.